Kumenya moto ni ibintu biba byoroshye iyo uhuye n'umwarimu uzi icyo gukora. Nk'urugero nkanjye natanga urugero, nigishe moto imyaka 13. Imyaka 13 rero ntago kuri moto rwose ni ibintu byanjye, ntago wamfata ukwezi ntarakwigisha moto uburyo wajya mu kizame ngo utsinde. Uravuze ngo nigisha moto ariko nkaba nakwigisha ukwezi umunyeshuri. Ese ukimara kumusobanurira ukamwigisha neza, umunyeshuri wize neza moto yakwiga igihe kingana iki ku buryo yahita yemererwa kujya mu muhanda agatwara moto? Turimo turabona moto mu muhanda nyinshi zirimo zigenda zikubita hasi abamotari ndetse zikagonga n'abagenzi bigendera n'amaguru. Biragaragara neza yuko baba batigize neza. Ese umuntu kugira ngo abe yemerewe kujya mu muhanda gutwara abagenzi yamaze kwiga akabona perimi, yakwiga igihe kingana iki? Buriya kwiga ntabwo abantu dufata kimwe. Nk'urugero natanga nk'abantu baza amagare, cyane nk'abantu baturuka mu gice cy'iburasirazuba, kubigisha usanga ibinyabiziga bibabangukira vuba. Ariko hari n'undi muntu usanga mu mabyiruka yataragiye ku kinyabiziga, uwo nguwo kumwigisha bitwara igihe kirekire. Ariko umuntu uzi igare mu gihe kingana n'ukwezi aba yajya mu kizami. Kandi ikindi abarimu cyangwa abantu, hari igihe umuntu aza kwiga afite stress mu mutwe we, uwo nguwo kumwigisha nyine urumva bimutwara igihe, kubera yuko n'izi mpanuka tubona ahenshi si ukuvuga yuko abantu batazi ibinyabiziga, ahubwo usanga abantu badaha agaciro amategeko y'umuhanda. Akenshi buriya impanuka ntabwo ziterwa n'uko abantu batazi ibinyabiziga, bipfira mu kuviyora amategeko y'umuhanda. Kubera yuko usanga nk'urugero natanga, abamotari mbana nabo, nanjye ikimotari naragikoze, ariko usanga umumotari agendera ku muvuduko ikinyabiziga kitemerewe. Dufata nk'urugero, feri za moto murabona ziri ku mapine abiri. Gufunga feri ya moto uri mu muvuduko uri hejuru ya 60 bikubiye gakeya kuba utakoraga isida. Ntabwo moto wakacirira feri rimwe ngo moto ihite ihagarara. Ibyo ngibyo rero nkatwe twigisha abamotari tubabwira yuko ikinyabiziga agiye gutwara gifite umuvuduko ntarengwa.